ko dupfa umuhungu nanjye nibyo ndi kwibaza so n'ubu nabona ko uri mukuru kari we mukuru abantu bakuru nyine bo bakundana none se abana nta mutima bagira bana n'ubwandu bwa sida n'amabona akunda ibintu byo gukundana ko ziba twakumvise uko wingira nabi Gera ziba hey ndi nkawe wajya ziba ndavuze ngo ziba base biturabiganira ziba ariko biganiraho nandi ubundi wowe ko numva wundi ufite impu kana kiri kuvuga cyangwa uvuga iki so ese ibintu tumaze iminsi uri kubibona to sinyine uri kumva nayibonane kari ibisazi none se kuko dupfa umuhungu nanjye nibyo ndi kwibaza so n'ubu nabona ko uri mukuru kari we mukuru wagiye ushatse kuvuga iki ahubwo se washingiye kuki uvuga ko ndi mukuru abantu bakuru nyine bo bakundana none se abana nta mutima bagira cy'abantu base uruhinja nkawe koko ego gusa nyine nimbona bikaze nzaguharira pe nta kibazo ariko byangije nari impamvu yo kubipfa ahubwo reka twigendere tugende ibyo nta mpamvu yo kubitegereze ubundi reka nkwereke tuzahura nawe kumva tumubaze hagati yacu wakunda sibyo njye nzaguharira nta kibazo nanjye ariko naguharira bibaye ngombwa ngo tugende batari gupfa ubusa maze ngo batabuze muri iki gihugu aha nise nyine ko batabuze bamuvuye ubundi nagakomeze nk'udatekereza twavuganye ngo ntabwo twavuye ko azahitamo muri wirinjiza n'imijinya byihorera genda tujya kumara rwose wenda niba uri buduhe decision yanyu gusa singuye to singuye Enjoy this. Yes. Izene nawe. Izene nawe. Muri. Izene zamahoro. Namahoro. Bakuri iminsi se. Sameza twabonye twagushakaga. Cyarahindutse. Ngira ngo muri gutembera. Twatuje no kukureba hano iwanyu. Mu rugo? Karibu none twagenda mu kiciro. Nta kibazo mundi ntago birenze katubwirije hano. Nago habaye hakantu ntago birenze kutubwira. Habaye hakantu. Twese turagukunda. Ako nanjye ndabakunda murabizi. Rukundo. Nyine rukundo nubwo abantu bakundana ari bazi. Rwo dukundana. Twa dukundana rw'ubushuti. Bwo gukundana nyine abantu. Hari ukuntu bishuti n'umuntu bikageraho bikagera ku rundi bikarenga nyine. Ngenzigaye numva bakunda cyane pe. Ariko nanabizi ko uri mwiza okay nta kibazo. Basi itamunye muri enje nawe itamu. Ariko nje ntago ndi gusobanukirwa neza. Aho namuravuka. Kandi murabavandimwe. Cyane. Kuki mwifashe ikintu cyo gukunda umuntu umwe cyamuri kugira mu nyuma. Uzi ukuntu byagenze je muri umuntu wanjye nabwiye ko ngukunda nsanga nawe yaragukunze reka ataratinyuka kubivuga. Ariko muri bukaneza amasezerano twagiranye namwe tujya kumenyana. Ibyo nzabona musaza wanyu namwe mukambera byangere basi mitamo sibyo. Iki? Kana mukuru wavuze ko nkushaka nyine se wowe uri umwana kuko. None se ngiye ibintu by'abavandimwe sinyabyivanga. Ago bibaye ari ibyo ngiye sibyo nareka ngiye ubushuti kwa dufitanye bukarangira hanyuma mugashaka abandi bantu namara ko nabo mukundana ngiye mukaruka tukabinshuti akuvuga ngo ngiye guhita mwe dukundana ndashaka wowe niwe nshaka nta wundi nshaka andise nabiki ibi bintu ndabikira gute mana yanjye tamumwe basi tamumwe se uri umwana no ntabwo uri umwana ari bisibyo ndabyumva anabyumva cyane sibyo bibaho mu buzima bibaho ariko twakiyangana tukabishakira umuti w'igisubizo bitari byo guhita igisubizo no guhitamo umukobwa ukunda hagati yacu ase kucyere umwanzuro nyine mwafashe n'undi myanzuro ishoboka twafashe umwanzuro ko uwuhitamo undi ari bumuharire nta kibazo byo ni ibintu nibyo mwahisemo uwo ndi buhitemo umwe aremera kumuhaye nta zindi bifu ziri buzemo hanyuma se uwo ntari buhitemo manu twadufitanye ngo biragenda bite urakomeza kuko nta muntu ushaka guhomba manu n'ubundi ntabwo uri buduhombe ntabwo tugiye gupfa urahitamo kubera girlfriend ndakubere
best biraho ngaho nyama basi umuntu ntekereza kuko iki ni ikintu kitoroshye gikomeye 1 minute only nta kibazo okay wait abakobwa basinye sinsanze ari umutego bari kuntega bagira ngo banyumve cyangwa se ibintu bya biriseriye ko ari kuryo kugabira bavukana bagukondera rimwe ndebe icyo nakora ariko ubundi wabatega agatego nanjye nkababwira ko ndwaye sida nabizi neza ko mwuyu mujyi nta mukobwa wakemera gukundana n'umujene urwaye sida kandi ari abajene bazima hanyuma nkareba bashobora kubyihanganira akabari tugumana ahundi ndabona nta wundi mwanzuro umuntu yafata ndabona basinye kabisa cyako umuvuno uri buze kurya Imana nayo iri buze kubifashamo nakoze kuma kanya sijya kumutekereza Anje rero na Oliver nizimara abavandimwe murabizi kandi impamvu twabaye inshuti ntabwo nanzi ko bizagera aho tugera naho dukundana cyangwa se mu nkunda cyangwa se nyambakunda niba ko tuzabana nk'abavandimwe yo mwese murabizi ko nta n'umukobwa nkundana nawe wundi cyangwa se mvugana na rimwe kashito turi kumwe bivuze ngo rero nicyo gihe ngo njyamba mvuze kuri impamvu ndakundana n'abakobwa impamvu ya mbere njye sinashobora kubeshya umuntu ikindi cya kabiri ntabwo mashaka kubabaza umuntu ku buryo ejo n'ejo ubundi yahura n'ibibazo cyangwa se nanjye ngahura n'ibibazo byose byaturutse kuri njye kuko mbafata nka ba sister banjye rero ntabwo ushaka kubabaza muri ubu buryo Oliver na Anje mu nyumva neza ntabwo nanze kuba nakundana n'umwe muri bo ariko ngifite ikibazo bwoko ki nyine ubu tuvugana ndarwaye tu ntabwo ndi muzima arwaye kandi uburwayi ndwaye ntabwo bushobora gukira ndwaye idakira se niyi nta ndwara ibaye idakira sugu waba urwaye none wowe wowe nyine mbana n'ubwandu bwa sida tu what mbana n'ubwandu bwa sida n'amavunja nakunda ibintu byo gukundana n'abakobwa ziba twakumvise ariko wimbwira nabi ceceka bana hagatangaye impamvu ubusatsi bwagucuramiyeho ntatora kabira akaboko wajyana akaguru k'inkoko mana nyagasani burya bwose urwaye sida nta n'isoni ukajya mu buzima bwanjye uzi ko ufite ubwandu kare kose se yubwira simbe n'inshuti nawe ariko jye nazi ko twabashuti gusa nakubwiye ngo ziba mbanze nkubwize ukuri banze umva nkubwire nawe sinkavuga ngo nawe uvuge fasha hano ubwo mbanze mbwize fata niko wowe ngo bimeze bite ntabigusobanurira byose uko bimeze yubitubwira kase nitube n'inshuti nawe ariko ngiye kuba inshuti n'umuntu ziba undi nkawe wajya ziba ndavuze ngo ziba basi biturabiganira ziba ariko biganiraho nandi ubundi wowe ko numva wundi ufite impuwe bite byawe hasoni kuba arwaye sida bivuze ko ziba ariko cyane nawe uyifateho hasoni wamureba yagira ngo afite ubuzima kumbi ni ikibore kibereye wumva nta soni ufite kiri ibintu byawe nakubwiye ngo mfasha ubundi ugira amatwi hasoni kuvuga amagambo mabi yo babyandenze bumva nta kibazo ufite mu mutwe wawe hasi ubundi cyabura winjiwemo rwose warinjiriwe wowe niyo mpamvu uhagarara nk'udahagaze wakubona yakubonamo ubuzima basi warekeye soni asemana reka nkubaze toka shikahunga nakubwiye ngo ziba Sebas please umva nkubwire nawe nandi ndabona umushyigikiye ubundi wemvukana nawe ubundi wovuka he twajya ngo twaragutoraguye kabisa wemvukana nawe nta soni gose uko mano numva mushyigikiye nawe ushaka kwandura sida genda nawe ujye kubora ubundi cishwa hano tunagenda nyura hano tugende ndakura ntabwo njya shaka gusigara hano shaka gusigara hano amagambo mabi gusa ratabe mwihangane niko tumutunze no mu rugo baramuzi sibyo mwihangane bwana nikorere kunze kumufaka singa kuko nimba ravukanye sitarega ntago ikibazo ari icyawe ntago nawe ari wo ntago ikibazo ari we wahisemo kurwara sida kandi nta nubwo ari n'ugambira abantu babiri bashakanye barwaye sida kandi bakabyara n'abana bazima tunze ndacyagukunda Anje rero ntago nabikoze kuko ndwaye sida what no ntabwo nabikoze kugira ngo ndebe umukobwa nkunda muri mwebwe
nabikoze kugira ngo ndebe umukobwa unkunda muri mwebwe bivuze ngo rero nsanze ari wowe nkunda kurusha mukuru wawe bibi yeah. Yasinze akora ikintu wangu birababaza gukunda utagukunda nananiwe gusoza izashika indice zo guhatanira urukundo rwanje